Irene Murindahabi yafashe bano bana arabazamura abereka isi. Tekereza nawe umuntu ushobora gufata abana bavuye ku ishuri bakiri bato cyane. I think hano mu gihugu harimo impano nyinshi zo kuririmba, harimo abantu benshi bafite talent, gusa ntabwo ari bose ushobora kuvuga ngo ugiye gufasha. Sina buri wese ushobora kugaragaza impano ye ngo yemerwe. Team ya Bruce Melody bagikosore ku buryo Nyagatare tuzabona live iriho ibintu bibi byose tureba. The Ben nakubita umuntu tubibone, na Melody nakubita umuntu tubibone. Ibihe byiza nshuti bakunzi mudasiba gukurikirana Taifa Rwanda umunsi ku munsi. Mwebwe dukomeza kubana mu biganiro byacu. Uyu munsi none abadushyigikira abana natwe turabashimiye cyane. Intambwe tumaze kugeraho turekesha mwebwe. Kandi nawe mushya ugeze hano akanya turagushishikariza kudukurikirana ugakanda subscribe cyangwa se subscription kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Uyu munsi none rero tugiye kurera hamwe tunasesengura itandukana rya Vestine Dorcas ndetse na sosiyete yabafashaga gucunga, kwamamaza, kubareberera inyungu n'ibindi mu miziki yabo. Uyu munsi none ni ikibazo gikomeye cyane ndetse cyagomeje kuba amanzaganya ku bw'inkoranyambaga. Gusa iki kibazo ni ikibazo kimaze igihe nubwo bagihishe. Irene Murindahabi yafashe bano bana ahaganwa mu 2020 ndetse bari abana bakiri bato cyane kuko amashusho ahari arabigaragaza ko bari abakobwa bakiri bato cyane. Uyu munsi none ntago wabyumva neza uburyo Vestine ari mu gihugu cya Canada afite umugabo ndetse Dorcas nawe ari mu mashuri. Urabona ko ubuzima bari babayeho ni ubuzima bwiza. Uko biri kose Imana yagize aho ibakura igira naho ibageza. Muri make Imana yabahindurira amateka. Gusa uyu munsi none ibaruwa isezera isezera Irene Murindahabi ni ibaruwa yatunguye benshi. Ahanini bishingiye ku mibanire yabo cyane ko umubano wabo wasaga nk'uri prive. Gusa ntabwo ari ubwa mbere bari bagerageje gusezera MIE Music kuko mu mwaka w'2021 icyo kibazo kigeze kubaho. Ahanini biturutse ku kuba ngo nyina w'aba bana yarakoze iperereza aza gusanga hari cano yacagaho ibihangano byabo yinjizaga amafaranga menshi kandi mu by'ukuri bo nta kintu babonaga. Biri mu bintu byatumye nyina w'abashoretse ikirego kugira ngo basubizwe iyo cano yabo banatandukane. Gusa baje kuganirwa ni nabwo hasinywe amasezerano. Noneho hamaze gusinywa amasezerano ni ibintu byatumye n'ubundi bagomeza kugirana imikoranire ariko yanditse. Ni ibintu rero byatumye Murindahabi agomeza gukorana n'aba bana, gusa mu gukorana nabo akaba bizi neza ko bafite amasezerano yanditse. Hanyuma barakorana, amasezerano arangira mu mwaka w'2023. Ubwo urumva basinyanye amasezerano y'imyaka 2 nuko arangira 2023. Nuko guhera 2023 kugera maginga ya nta yandi masezerano bari bafitanye y'imikoranire. Ubwo bivuze ngo iyo myaka irenga hafi 3 nta masezerano bari bafitanye. Nubwo bakoranaga murabizi neza ko iki gihe basohoye indirimbo ziranarebwa zirakundwa n'abatari bake za Yebo. Indirimbo afite muri Swahili yakunzwe n'abantu benshi cyane, maze kurebwa n'abantu miliyoni hafi 70. N'abantu ubona ko bazamutse Irene abereka isi. Irene umuziki wabo barawuzamura ugeza ku ruhando mpuzamahanga nk'uko n'ubundi byari biri mu masezerano bagiranye muri icyo gihe. Nshuti bakunzi, mumfasha dushimira umuntu bita Irene Murindahabi kubera ko Irene Murindahabi yafashe bano bana arabazamura abereka isi. Tekereza nawe umuntu ushobora gufata abana bavuye ku ishuri hanyuma bakiri bato cyane impano yabo. I think hano mu gihugu harimo impano nyinshi zo kuririmba, harimo abantu benshi bafite talent, gusa ntabwo ari bose ushobora kuvuga ngo ugiye gufasha. Sina buri wese ushobora kugaragaza impano ye ngo yemerwe. Gusa bano bana ubona ko nyine Murindahabi yabafatiye runini muri iyi myaka irenga 5 bamaranye, kubera ko urabona ko yarabafasha abana bakiri bato bavuye ku ishuri abereka isi. Wenda reka tuvuge ko se yashatse wenda kwikubira inyungu zabo, nkuko wenda yatandukanye n'Iyo Bosco n'ibindi, nubwo wenda umuntu atapfa kumenya ngo bapfuye iki. Ariko uyu munsi none ni ibintu biguha ishusho nziza ko uyu munsi none mu Rwanda hari umuntu ushobora gufata umuziki akawereka abantu, agafata abana bakiri bato bavuye mu cyaro, agafata impano yabo akaspecializa, akayiteza imbere ikagera kure. Uko biri kose Irene Murindahabi bafata abantu bana mbere na mbere umuziki wabo utaragira n'ikintu byara, hari amafaranga yabashoyeho, hari ikintu yakoze kugira ngo bano bana bamere neza, bambare neza, hanyuma batangire gurecording indirimbo ya mbere, bayikorera amashusho ijye hanze n'ibindi bitandukanye. Buri ibanga na bibira umuhanzi ukoze indirimbo bwa mbere ahura n'ibigeragezo, kubera ko indirimbo ya mbere ntago imuha amafaranga.
n'amafaranga imuhaye aza n'ubundi ameze nk'ajya mu muriro, kubera bya bibazo aba yaragiye n'ubundi spending amafaranga kugira ngo indirimbo nyine ijye hanze. Irene Murindahabi akora ibyo byose, hanyuma abana nyine turabamenya baba ibyamamare, indirimbo zabo turazikunda cyane. Ariko umunsi wa none mu itangazo harimo ko Vestine na Dorcas bari kwishyuza Irene Murindahabi miliyoni 60. Miliyoni 60 ni ukuvuga ngo indirimbo bafitanye zose kugira ngo byonyine bazangire kuzigiraho uburenganzira, nyine ziba indirimbo zabo n'ubundi nyine bajye bazibyaza umusaruro, birasaba byibura buri indirimbo kwishyurira miliyoni 5 nk'uko biri mu masezerano no mu mategeko. Ese turimo turibaza Vestine na Dorcas ayo mafaranga bazayabona? Uyu munsi wa none Vestine muri Canada, Dorcas ari mu Rwanda ari mu mashuri. Nk'uko mubizi Vestine yakoze ubukwe, afite umugabo, afite ubundi buzima bayemo. Biri no mu mpamvu ntekereza ko zatumye banatandukana, kuko urabona ko inshingano z'urugo, undi mwana ari ku ishuri, guhuza abo bantu. Irene Murindahabi nawe ari guteganya kubaka umuryango, ni ibintu byo kwiyoruganiza n'ibiki, ni ibintu ushobora kuzatuma n'ubundi byari kuba ikibazo gikomeye hanini biturutse kuba uwo mwanya wose bakoreshaga bari gukora indirimbo, uyu munsi bari mu nshingano zabo, bari mu miryango yabo. Dorcas nawe ari ku ishuri. Ahubwo iki hari cyo kwibaza, bagiye kugenda bikorane, bakora ari abahanzi bonyine bikorane, cyangwa bagiye gushaka undi manager? Ni ikibazo cyo kwibaza. Irene Murindahabi rero ngira ngo nawe yagize icyo abivugaho ku itangazo ryasohotse, nawe arabishimangira. Gusa ikintu yashyizeho umucyo abantu bari kugenda bavuga ngo yishyuruje ngo abana ngo miliyoni 5, ntabwo yigeze agira icyo abivugaho. Gusa yanabishyizeho umukene avuga ati oya, ntabwo ngiye nakwishyuza abana, ntabwo ndi umukene, nta kintu mbuze byo kuvuga ngo ndajya kwanduranya. Gusa icyo dusigaye kwibaza, ese ibihangano by'aba bana barabigiraho uburenganzira? Murindahabi arababuza, we arababwira ati wenda abana banjye twabanye neza nimwakire. Ni ikibazo gihari cyo kwibaza, nubwo wenda byinshi bitajya bijya ku mbuga nkoranyambaga, bigomeza biri prive, bikabiba amabanga yabo. Uyu munsi wa none rero ku mbuga nkoranyambaga byagomeje kuba induru, byagomeje kuba bibi cyane. Gusa ikindi kibazo gihari, Irene Murindahabi se nagira uburenganzira ku ndirimbo zabo, ubwo bagatangira bundi bushya. Abana bakiri bato bakeneye management, bakeneye ibintu by'imbuga nkoranyambaga na promotion z'indirimbo, ntago babizi. Turimo turibaza bakora bate nta manager wundi bafite? Ahanini bishingiye ku kuba bano bana n'ubundi n'abana bataramenya, bataraba basiniye mu bintu bya promotion, ibintu byo gukora indirimbo n'ibiki. Aho wasanga impano zabo tutagiye kongera kubabura. Ni ikibazo cyo kwibaza, kubera ko urabona ko kari akantu ko kuba hari manager wabareberaga byose, wabakurikiranaga, ni ibintu nyine ubona ko byabagiriraga inyungu ahanini biturutse ku kuba, yego inyungu ziravamo ziragabanywa biturutse ku masezerano n'ibikoranire. Ariko se nimba koko baramutse bagiye, Irene Murindahabi agasigara wenyine, nabo bakagenda ukwabo, ese nibatabona manager barabasha kwipevera ibyo bintu byose? Kubera ko urabona ko umuziki ni ikintu kivuranye cyane, ku buryo kiba gisaba kucyamamaza, kugikora neza n'ibindi bitandukanye, ayo mashusho meza n'ibindi. Ni ikibazo gikomeye cyane. Irene Murindahabi rero utajya ukunda kuza mu itangazamakuru aje kuvuga ibibazo bye biri prive, yagerageje kuvugana na mu banyamakuru b'inshuti ze hafi, avuga yuko icyo kintu cyo gusaba abana yagishyizeho umucyo, ati wapi. Gusa ni ibintu byiza kubera ko urabona ko Irene Murindahabi ni umuntu mukuru, ni umuntu wiyubashye. Ntekereza ko uyu munsi wa none Irene atari umuntu twakwirwa dushyira mu bintu byinshi, cyane ko ari n'umuntu n'ubundi nabonye nubwo abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga bamwataka, ntego nta muntu wa perfect, ariko nyine ako kantu ko bango nk'ubu ngubu reka mbaho urugero. Mu minsi yashize mugeze kumva saga y'umuntu bita Murindahabi ndetse na Bosco Empire. Buriya hari ikintu mutazi, Bosco Empire yakoresheje wenda akavideo cyangwa agafoto cyangwa amajwi aturutse kuri channel ya Irene. Utekereza ko se ari Irene wamuteye strike? No. YouTube igira amategeko n'amabwiriza yigenga. Iyo ukoresheje ikintu mu buryo burengereye, utagifite uburenganzira cyangwa utagikoze mu buryo bushobora kuguteza ibibazo, hari igihe birangira iyo strike YouTube yikwihereye, bikarangira wewe uri gutekereza ko ari nyirica n'uwayiguhaye kandi ari YouTube. Ni ikibazo gikomeye cyane, abantu benshi ntibabizi. Ntabwo Murindahabi ntabwo yabona umwanya wo kujya gutera strike uriya muhungu cyangwa se Bosco Empire, kubera ko biriya ni ibintu byikora, biri automatically muri system ya YouTube.
Ku munsi w'ejo nakoze video ivuga kuri The Ben na Bruce Melody, ahanini bishingiye ku gitaramo cyabaye mu minsi yashize mu karere ka Musanze. Abafana ba The Ben bati nahengamye, bati kandi mu buzima nta munyamakuru ugihengama, gusesengura bibaho, ntago nsesengura afite uruhande mbogamiyeho. Gusa uyu munsi wa none ndaza kubishyiraho umucyo, ndaza gushaka uburyo mbakorera ikiganiro tubisesengura neza, noneho turebera hamwe ese koko byagakwiye ko igitaramo nk'iki gikomeye kiba, hanyuma hakabura kamera, hakabura ikintu kiri gutambuka live, ibinyamakuru bihari bikajya bashyiraho akantu k'iminota 2, k'iminota 3, k'iminota 5. Ni ikibazo cyo kwibaza. Ibintu biri live ntabwo babyiditinga, abantu nyine niba bari kurwana murabibona neza, ntabwo bagenda ngo bakateme ibintu, murabibona mukabona niba ari umuhanzi akubise undi akamukubita akanyafu wa mugani wanyu, ni ibintu mwibonera. Ntabwo ari ibintu umuntu avuga ngo uragenda ngo byeditinge. Live ni ikintu buriya nashimye cyane imikorere imitegurire y'ibitaramo ku itariki ya mbere muri The New York Groove. Wabonye ko nyine byagiye bikirisha ikintu cyo kwanga umuntu akubise undi imbere y'amaso y'abantu, abantu bareba. Rero iki kintu team ya Bruce Melody bagikosore ku buryo Nyagatare tuzabona live iriho ibintu bibi byose tureba. The Ben nakubita umuntu tubibone, na Melody nakubita umuntu tubibone. So karagaciyemo rero, turabashimira aho tugeze, turabikesha mwebwe, muri abantu b'agaciro, muri abantu b'ingenzi cyane cyane, ariko abantu bakunda kurya Taifa Rwanda. Ukore subscribe kugira tubane umunsi ku wundi. Njye nitwa Elize Taifa, dukeneye ibitekerezo byanyu, inyunganizi n'ibindi. Ciao ciao.